imyambaro ya siporo itandukanye uhita ubona platform. Yo Bruce, Yewe vipi my G? ni amahoro kabisa. Umeze bon? Fresh. Ewa, uramaze gutegura utubazo dutanu ugiye kukubaza vuba vuba. Chap nani mpita ngusubiza niruka. Cyane. Akabazo ka mbere, ujya muri Amerika, Mm. wigeze ujya kwa approaching umuntu witwa Chris Brown, bikarangira ugiye kwa Shaggy. Ni amakuru ari kuri ino Oya mihanda. barabeshya ntabwo ibyo byabaye. Bari kubeshya. Mm. Uramutse ukoranye indirimbo hagati ya The Ben na Meddy, wahitamo nde baguhisemo umuntu ushobora gukorana ingoma? Nahitamo Meddy. Why? Ubwo nyine niwe prefer. Ubwo niwe wemera. Hagati tujye muri Tanzania, Harmonize na Diamond, wahitamo nde bahise baguhitamo umuhanzi mwakorana muri kano kanya? Njye rero iyo ngiye gukora indirimbo ntabwo ngendera ku bintu byo kuvuga ngo ngiye gukora indirimbo n'umuntu kugira ngo izabe yadanje gusa, ahubwo ngendera no kuba amarangamutima yanjye nanjye nzaba satisfied. Ubwo ushatse kumbwira ko Harmonize na Diamond utwika arinde ubwo? kandi icyo ari cyo maze kugusubiza, ntabwo mpitamo umuntu kubera ko atwika, mpitamo umuntu kubera ko tujya numva turi guhuza icyerekezo. Umuntu waba uri kwirengagiza se business waba ugiye kujyamo. Ubwo se Diamond mukoranye ingoma na Harmonize nihe ndirimbo yajya ku isoko ikabarya hit? Nta flop se uzi Diamond yakoze? Iyihe se? Zose. Kujya mbwira imwe yakoze ikaba flop. Zirahari nyinshi. Ntizibe nyine uko abantu bazi expecting. Njye nahoze mbinyuramo nyine buri munsi. Ariko ngiye ndi DJ n'umuntu binyorohereza akazi, kandi ngiye ntago nkunda gukora indirimbo n'umuntu uzayipostinga rimwe, cyangwa umuntu uri ready nyine kukunyuza mu nzira udakwiye kunyuramo. At the end of the day, niba ndi umuhanzi uhagarariye u Rwanda, iyo umfashe ukamanura ubumanuye u Rwanda, ibyo rero sinaguha amahirwe yo kubikora. Ninjye gukora indirimbo n'umuntu, nzakorana indirimbo n'umuntu uzanyubaha, akubaka nturuka, akubaha n'uwo ndiwe. Ushatse kuvuga ko se Diamond atakubashye? Oya, nzabanda tubaye. Icyo nakora nakorana n'umuntu dushobora kugahuza nyine fresh, tugakorana ibintu kandi bikagera ku rwego numva mbyifuzaho. Ariko ubu gashyizemo yuko buriya kwa Diamond bitakunze. Oya, ntago nigeze na approachinga Diamond, kubera ko ntago turi inshuti, ntago turi abajama. Ibyo rero binagora akazi cyane, kubera ko buriya mbere yo gukorana n'umuhanzi muravibinga, mugahuza, mwamara guhuza mugakora. Yego. Rero ntago njya mpana na rimwe amahirwe umuntu wenda tutabashije guhuza ngo dukore n'indirimbo, ko rimwe na rimwe ugiye nagiye mbigeragereza ntago byigeze bigenda neza. Iyo rero ni experience mfite yanjye nk'umuntu, kandi nako numva nkwiye gutwara ibintu byanjye. Ku buryo ushatse kuvuga yuko habaye uburyo bwo gukorana na Diamond bitakunda ko mukora indirimbo? Mbonye turi buhuze. Ni ukuvuga ngo umuhuza ahubwo? Oya, ntago turahuza. Okay. Mbonye turi buhuze twagacapa, ariko mbona ibintu bigoranye. Niyo mpamvu inshuro nyinshi nyine abantu bambwira ngo jya muri Nigeria, jya kwiruka kuri ba runaka, genda wishyure. Njye ntabwo ntekereza ko umuziki wanjye ari uwo kwishyurira. Yego. Kubera ko nk'uko abo bantu babikoze bakava iwabo bakaba badanje, ibyo ngibyo natwe twabikora. Ndaza kubaha urugero kuri Jamaica murebe ukuntu ingana, ariko murebe abantu bayivuyemo bakagera ku isi yose bagakora umuziki wa danje kandi ukamenyekana. Njye sinizerera mu gufata amafaranga yanjye ngo nyashore mu wundi muhanzi, ahubwo nayishoramo. Yamani. Hanyuma umuntu witwa The Cat Godfather bivuga yuko bari kuri team ya The Ben, hanyuma niko Duma na Kasoko bakaba kuri team ya Bruce Melody. Byaba ari byo koko abantu mwarabarokirise murabafite iwanyu babafasha kuzapfa imiziki yanyu? Oya, njye nta muntu n'umwe nigeze ndakirita. N'abari mu zindi team ntacyo bantwaye. Ntago nigeze ntanga akazi. Nkorana na media yose uko ingana, uko mbishoboye. Kandi abo bantu uri kuvuga bose urumva ko ari abantu bo kuri social media. Abantu bose nabo kuri social media. Rero uwo dushoboye gukorana turakorana, kandi n'utabyifuje simbimuhatira. Umuntu witwa DC Crepa n'umuntu witwa Fata ku mavuta hari begeze kuza bakwataka muri media, ariko barabiretse. Byatewe n'iki? Mwarabishyuye kugira ngo baceceke? Hari ukuntu wataka umuntu wagera
ukabona biri kukugarukana. Noneho ugafata umwanzuro wo kubireka cyangwa ugafata urundi ruhande. Ndaguha urugero. Descartes yaranyirukankana abafana bagenda bamanuka urusorongo. ariko Descartes ubundi amakuru atangaza ko nta kibazo ufitanye nawe mwabirangije. Nta kintu ugeze ndangizanya nawe, si inshuti yanjye, si umuntu tuvugana. urumva erega at the end of the day ngira abafana. Ntago wanyirukankana ngo unyirukankane bizakugwa amahoro gusa. Abafana banjye bakwereka ibitekerezo byabo, bakakwereka uko babyumva. So ni ukuvuga ngo urenze umuziki akinjira mu buzima buri personal cyangwa se akabishyira ku rwego rwo gushwana no gutukana, ubwo nguwo nyine nawe hari abandi bantu nashimishije cyangwa se nkorera ibizima bamureba ikijisho nyine nawe akibwiriza. Ushatse kuvuga ko nta kintu nka 1:55 AM mwakoze kugira ngo abantu bajejekeshe? Nta nicyo nshobora gukora ngewe, kubera ko ifu nsonzemo banza mu bifu yanjye. Ifu nsonzemo rega Bruce Melody uri umuhanzi. Ndi kuvuga management yawe nta kintu yigeze ikora na kimwe. Management ubwo yaragikoze, yaba yaragikoze ku ruhande rwabo, kubera ko kandi umwe wafata imyanzuro. Yefata imyanzuro y'ibijyanye n'umuziki, ko ntabwo uzaza ngo uvuge ngo wenda ngo Coach Gael yakoze ibi nibi ngo cyangwa ngo management ya ntabwo ari management ya 155. Inshuro nyinshi bavuga Coach Gael. Ntabwo uzaza ngo uvuge ngo Coach Gael yakoze ibi ngo abari ngiye uza gutera hejuru ngo mvuge ngo kuki byagenze gutyo. Oya, niba Coach Gael abantu baramuvuze wenda akagira imyanzuro bafataho n'ibyo bakorera, ibyo umwihariko ariko ntabwo bavuga Bruce Melody. Bavuga Bruce Melody ntabwo bavuga ko. Reka nguhe nk'urugero. Iyo mba ndi umuntu udakunda ibibazo by'imiriro cyane n'ibibazo, mba nakumanuye ariko ngenda nabyenjoyinga. Ahubwo nyine iyo bimeze gutya abantu bakeneye kumenya ukuri, nicyo gihe mba mboniho cyo kugutanga. Ni n'abantu bake cyane bafite ubushobozi bwo kumbaza ibibazo bigasaba ibisobanuro birebire. Uri umuntu wa danje. Thank you so much. Dukomeze noneho. Tujye muri Uganda ari guhitamo Kanyomozi no guhitamo Shiba Karongi, ninde mwakora indirimbo unambwe n'impamvu? Juliana, kubera ko byaba birenze gusa kuba ari umuhanzi w'umugandekazi. Ni umuhanzi nakuze nkunda. Icya kabiri nkunda ukuntu aririmba, nkunda style yo kuririmba. Yego. Ikindi ikibazo utakikubaza muri management yawe ya 1:55 AM sibyo? Hari amakuru avuga ko mwari mugiye kwita Chris Easy, nibyo cyangwa barabeshya? Barabeshya. Nta nubwo cyishu cyageze kibaho. Yoya, barabeshya. Okay. Chris Easy asanzwe afite management ye, ameze neza, ari gukora neza. Ntago numva wenda aho byaba biturutse. Uko bivugwa yuko umwana yaragiye kujyana Kenny Solo Chris Easy. Oya, ayo makuru siyo. Ntago ariyo. Byaba biri guteganywa gurekrita Chris Easy? Yego. Oya. Narimo. Yandirimbo uzakora n'umuntu w'umugande, yaba ari umukobwa igitsina gore cyangwa no mu type. Ukuntu hereka rubaza ibibazo byiza none ukaba ushaka kungusha mu mutego, nicyo kintu. ibyo ntago wabimaze. Ubwo abantu bazi ubwenge bumvishije cyane. Album iri ryari mu kwa gatanu mu kwa gatandatu? Album yanjye iri mu kwa gatanu, ariko hazabanza hasohoke solo iyibanziriza. Icya kabiri, kubera ko mpora mbihindagura, ntago bikorwa nanjye, bikorwa n'imitegurire n'imiteganyirize yo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kurushaho. Ariko hatagize igihinduka album yabiri mu kwa gatanu. Yes. Ibibazo byanjye byari byo ngibyo kandi urakoze cyane. Respect man, ubajije ibibazo byiza. Thank you so much. Nimba mbabwira mwajye mubwira n'aba bajene bakajya babaza gutya. uyu mujene nyine ababajije ibibazo, ntari natekereje ko umuntu ashobora kuza uri random umufana gutya ngo abibaze. abandi bajene nyine bahita bakubaza ibibazo. Bruce Melody nge simwemera habe na gato. Ntabwo nyemera, biragaragara nyine, niyo mpamvu utaraha.
akazi kanjye iyo kashimwe n'uwiteka, hari umuntu wari uri kubaza ibyo kunywa yongera gutya tu. Bamuji yaje yateguye kabisa, umujene yaje yateguye. Disi Clement aracyari hano ngo muzamure, abantu bavuga ngo mbazamure Clement. Niba akiri hano nyandike muri comment muzamure, niba afite utubazo atumbaze mutemo, dore ni ubwa mbere turiwe tugiye gukorana ikiganiro one on one. Ahise yiruka. Yacomotse. Ndabona ibibazo rero bisa nkaho uriya mujene byose bibabarije. Turashaka Benda urimo se cyangwa ntago uregeye? Ndabaza uwitwa Benda niba arimo cyangwa se ataregeye. Yola, Bimeze bite se? ni fresh, ni fresh. Ko wagira ngo uri gukora umuganda, sindi kumva wagira ngo iruhande rwawe hariho kupa. Wapi ndi kwinjira mu modoka ngo njye ahantu hatuje ubundi mbanze nganire nawe. Eh. Niko. Nejo bundi wumvise umwana wavuganye na His Excellence, reka duheraho. Yego ndiki kurabizi ibintu byanjye byose biba birimo itiku. Ni byiza ubwo byivugiye, naramwumvise. Hanyuma se ugereranyije n'undi mwana wavugaga ko ngo ari umwana ngafite imyaka 23. Bagereranye bombi uduha ishusho y'umwana wanyawe muri bariya. Urumva umwe yavuze ko afite ikibazo cy'impano zirengagijwe kubera ko ntacyo yari afite cyo kubikoraho, mu gihe undi ari gufasha izo mpano zirengagijwe. Ni ukuvuga ngo ubundi ugereranyije ibibazo bibiri byombi uko byari bimeze, ngira ngo uri kuvuga kuri Element n'undi mwana wavuganye na His Excellence akamubwira ko hari abantu bafite ibibazo by'impano impano zirengagijwe, mbega badafite support. Element ajya kuvuga we yavuze nk'umuntu uri gutanga motivation, abwira abantu ati ibintu birashoboka iyo umuntu akoze ibintu bicamo. Hanyuma uyu mwana wundi we uze kunyibutsa izina rye, ntabwo ndi kwibuka neza. Gilbert yavuze ko hari impano zirengagijwe kubera ko wenda abashinzwe se kuzireberera, mbega hari ukuntu bitagenda neza. Uyu mwana rero ikibazo cye kirumvikana koko, kuko nibaza ko na Element mu gihe impano itari yakagaragaye icyo kibazo ari cyo yari afite. Ni ukuvuga ngo njye ahubwo mbona dukwiye kwiga guha buri kibazo umwanya, tukanareba ukibaza ari mu ntoki. Niba uyu mwana afite ikibazo cy'uko impano zidakurikiranwa, koko ari ahantu impano zidakurikiranwa. Ariko uyu munsi umwanya arimo ari gukora Jugumira ya Kevin Kade, arimo gukora indirimbo za Kenny Soul. Ni ukuvuga ngo we ari kuba igisubizo kuri icyo kibazo uwo mwana afite ku bandi. Ndetse nta bindi bibazo birenze indirimbo za Jugumira yari kubaza. Ariko uragira ngo abazi bya concert atajya zikora? Urumva Diplomate Uganda gaperforming indirimbo imwe amasaha. Diplomate yaravuze ngo ihene irisha mu burebure bw'ikiziriko cyayo. Kuriya niko yarisha. Ni ukuvuga ngo niba ibyo abona ari ibisubizo, ntagakwiye kuvuga ibibazo. Kandi buriya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ibibazo byinshi, ariko harimo n'ibisubizo byinshi. Abanyarwanda bamwe babona ibibazo, abandi bakabona ibisubizo. Niba abona ibisubizo, sinibaza ko cyagakwiye kuba ikibazo kuri wowe kuko ubibona nk'ikibazo. Ahubwo ubwo nawe wagakwiye gufata ibibazo byawe ukabigaragaza nk'ibibazo, ariko ntufate umuntu. Ni nk'ukuntu nawe mfite umuturanyi mubi, nawe turi kuvugana hano nkahita nkwita mubi. Ubundi surankunda. Oya, kugukunda none ni ikindi. Ubu uragira ngo dukundanira. Kubizanyemo inkundo. Akagwibariza kandi kabazo Melody. 2017 wavuze ko Ben yaguciye amazi.
ariko 2021 mwongeye guhuza imishinga, kuki wowe utavuze ndetse kubera covid muza no kujya kurikodingira muri muza kwimura studio muri Onomo, I think niba nibeshye neza, nabwo ntiyakorwa ho habaye iki? nyuma y'uko uwo muhanzi yivugiye ko yari ari gukina PlayStation nta kintu nzongera kumuvugaho. aka karu karagukorogoshoye. Oya, nari nzi ko bizamutera ipfunwe ntavuge ko yakinaga mu gihe cy'akazi, ariko mu gihe akibyemera akina birimo, ibyo bintu twe twarabirenze. Oya, ariko niba atari ibanga yaraje ngasanga indirimbo irimo ibintu bitamuhesha agaciro, yanga kuyiririmbamo 2021. Eka mbishyireho umucyo binarangire, sinzongere kubigarukamo. Urumva umunsi yantumyeho ngo tujye gukorana indirimbo, nibwo yakinnye PlayStation, ndanakwepa ndabacika ntibamenya ko nagiye. Uwo munsi yaje kunsanga muri studio ndi gukora indi ndirimbo aho muri country muvuga, yasanze ndi kumwe na Riderman uwo munsi yari ahari. Twavuye ahantu twari turi duhita tujya muri studio, hari nka saa 10 za mu gitondo. Nawe rero ahanyuze ahasanga iyo ndirimbo, yewe ashaka no kuyijyamo. Ashatse kuyijyamo mbirekera ele, kubera ko icyo gihe ntago nari nkishishikajwe n'ibyo, ko nari ndi mu bindi, ko ngewe buriya sinjya niruka mu bintu kabiri gatatu. Nari naramaze kwacana nyine naragiye, kandi niba wumva neza 2017 nibwo nagiye muri Coke Studio. Urumva 2018 hari harahiye, nari narakoze za nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, narakoze za twatoye twatsinze, ndi gukora amatuwa za kungora. Nuvuga ngo nari ndi busy, nari umuhanzi umeze neza, ntago nari ahubwo icyo gihe Element yaraje ubwo na za saa moya zari zarasohotse. Urumva rero nari ndi mu bindi, ntago ibyo byari bikindaje ishinga. Nabirekeye ele, sinzi n'ukuntu byarangiye, niyo ndirimbo ntiyabayeho nyine, ntiyarangiye. Yaje kuri codinga muri Onomo, asanga ntago bigize, ntago sinigeze mpurira nawe muri Onomo, hari muri country. Ikindi kibazo nshaka kwibaza, reka twivugire ku muziki. Wambwiye ikintu wapfuye n'abantu muri Elisayo usubazi bano bakusanya amafaranga. Ejo nari ndi kuvugana na Kenny, ndi kubiganiraho mubaza ku by'amafaranga, ni bamwe muyabona, mbwira ko mwigeze no kugirana ibibazo, nzabaze Brice. Elisayo ikusanya amafaranga ariko ntitumenya ahantu ajya. Ni ukuvuga ngo biri no mu bintu bikwiye gusubirwamo, abantu bakamenya neza aba bantu bakusanya amafaranga bayashyira hehe. Hari ibyigeze kuza bavuga ngo barayasaranganya, umuhanzi wakoze n'utarakoze barafata amafaranga bagabanya. Ibyo wenda byari mu gikara, ariko reka tubivugeho. Niba umuntu aje gukemura ikibazo, nibaza ko akwiye kugikemura nyine, ntateze ibindi. Ubwo ibisigaye byazajya mu bikari bikajyana no mu babishinzwe batuyisenge bakadufasha, ibyo nabyo bigakemuka. Okay, reka nigire mu kazi nanjye mve kuri live. Nari nzi ko nakari akazi. Reka aho ngakorera ndahazi. Turashaka kuzagutumira muri Risibora Dara, ariko amenye ko twafunguye na radio. Ndabizi mamumva. Ugomba kuza muri radari tukabanza tukagutwika. Ntago mwabishobora, ariko courage mwana, courage icyambere cyo uri kubyumva. Ngewe ndi umufana wa turetse n'ibintu byo kunuza n'ibiki byose. Utari umuntu wa danger, ikabanze ngo mutake. Utari umuntu wa danger ntago tuba tugufataho umwanya n'ibiki byose. Ibyo ngibyo byo reka mbikubwize mukuri, sibyo? Icya kabiri nuko iyo turi kuvuga ibintu runaka, nuko tuba kubonamo izindi mbaraga bakagombye gukoresha udakoresha. Cyase buriya abantu niyo bavuga ati kuki utagura indege, buriya babakubonamo ubushobozi bwo wageze kuri level yo kugura indege. Ariko ibyo buriya sinigeze mbizunguriza umutwe n'umunsi umwe. And then aho yabnega ikibazo si wowe n'abana bakuri inyuma, ibyo mbivuga buri munsi. Ubuse waba kuri inyuma njya mbareba. Ngewe abakuri inyuma nibo bagaragara, ngewe bo ntabo.
abandi inyuma buriya rero ushatse wafunga ijisho ntubarebe nimba umbona, naho ubundi iyo ikibazo cyanyu ugifashe ukakigira rusange buri uba wandenze uba wagiye ahatari kuri njye. abakuri nyuma hari n'igihe baci mu gikari bakakubwira atari ibi n'ibi n'ibi n'ibi, naho wowe nta nubwo ubuze ikiri kujya mbere. So wowe rero ibitandeba nkawe simba nka imenya. Melody, nanjye nicyo ndi kukubwira nyine, nkawe nka Melody courage, uri umuntu wa danje kandi man umuziki w'u Rwanda ugutezeho ibintu bya ejo narabyanditse igihe ujya muri Good Morning America. Umuziki w'u Rwanda man ugutezeho ibintu bya danje kandi tuzi neza ko tuzakuriraho uko byagenda kose. Naka karayivuga saving nyamuneka. Ntabwo nyanda usevinga ahubwo wowe uploading. Nyine wowe ukande nujya kwendinga live ukande kuri save, nushaka nyuma y'iminota 10 ndanayikuyeho ubundi uhita uyisiba. Warangiza ngo ugiye mu kazi. None murasetsa. sawa sawa mwana. Fresh asante. Wa mwuzukuru wa Kigufi ari hehe ngo ni Godfather? Ngo nawe ngafite akabazo ashaka kumbaza. Ngo ariko n'abantu hano bababona ibintu none n'ukuntu bagenda babivuga murasetsa koko. Witwa Emi nyawe ufite ibibazo cyangwa wari ikibazo? urumva ngewe ntago mba ndi hano ngo turye dodo, ngewe buri umbashije ibintu nabasha kugusubiza rwose, nabigusubiza zigakamwa wa mugani wa mujene umwuzukuru wa Emi afite isoni. Ariko Emi wajya ureka kugira isoni sha, wajya ureka kugira isoni ko n'ubundi batazakorohera. Ureka kugira isoni n'ubundi ntibazakorohera. Emi uyu namumenye akorana na Bakti. Umva ye undi wari usanzwe unzi. Oya nakumenye none se wigeze uza utazanywe na Bakti? Na Jessica zo mipango ni benshi. Ese nawe harahiye. Harahiye ariko nyine harahiye arangije aranantwika sha. Siko bene muntu tumeze. Oya niko tumeze. Ariko ngira ata nta bintu byinshi ngiye kukubaza nuko byinshi numvishije bari babikubajije. Ariko ngiye namye kuva kare nkwibariza. Wagiye muri Nigeria ujyayo wahuye na bamwe mu bahanzi bariyo. Hano waje uvuga collabo ufite. Bitavuze kuri collabo z'abantu bo muri Nigeria nimba ari collabo nini mufite. Navuze ko zihari. Nimwe. Navuze ko zihari ahubwo zo ntabwo nigeze nshaka gutangaza ba nyirazo. Oya basi dutemu. Umuntu umwe natangaje kuri album yanjye yitwa Bien-Aimé wo muri South Soul. Abandi turaba dutegerejeho gake turaza kugenda nyine tubamenya buhoro buhoro, kubera ko strategy turi gukora yo gusohora album ntinyemerera kwita ndekura ibintu byose icyarimwe. Mero hari ikibazo tumaze iminsi tubona ngo Mero Melody. Hari ikibazo tumaze iminsi rata tubona mu bahanzi uri kubyumva. Ariko by'umwihariko ngenge kukubaza ku kintu kijyanye na BK Arena. BK Arena ni inyubako wenda abantu bavuga ko atari inyubako yubakiwe abahanzi, ni inyubako yubakiwe imikino muri rusange. Ariko iyo abahanzi nyarwanda bagiye gukoreramo indirimbo babaca amafaranga menshi. Ubundi iriya nyubako ku bahanzi bo mu Rwanda mubasha kuyaccessinga ku buryo bikwiye, cyangwa mubona hari ikindi kintu cyakorwa kugira ngo mube mwabona noneho inyubako by'umwihariko yanyu? ngiye kugisubiza mu buryo nka butatu kugira ngo ntagira umuntu ukomeretsa. Yego. Mbere hari standards z'umuhanzi. Uvuga ngo uri kuyihe level ku buryo wabasha kwa affordinga BK Arena. Turabizi ko hari abahanzi, hari n'amakorari n'amatorero yuzuza BK Arena kandi bakanabasha kuyaffordinga.
hari n'undi yego. muhanzi ureba akavuga ati ngewe level yanjye ni iyi hasi nahashobora. Aho hari imbogamizi kuko ntabwo dufite ikintu kiri medium, dufite ikiri high aricyo BK Arena, Mhm. tukagira na Camp Kigali ihita iba iyo hasi ishobora kwakira abantu bake cyane. Ni ukuvuga ngo kuva ku Mm. bihumbi 10 ukamanuka ugahita ujya kuri 3, at least twari dukeneye ahantu hakwakira 5,000 cyangwa se wenda na 7. Mm. Dufite Bivuge rero ko inyubako ya imbogamizi, BK Arena, dufite yego. imbogamizi y'igikorwa remezo kimwe Mhm. cyo kwakira abahanzi bafite abafana bari medium. Mhm. Ni ukuvuga ngo nibyo koko ngenda nabibwiye na minisita utuma twishima ko imbere na mbere ntibyoroshye nyine kubona BK Arena, kuko ukwiye kuba hari umuntu uri kugira ngo uyibone, ariko nanone ntabwo twese dufite ubushobozi bwo kwinjiza abantu bangana kuriya. Abari kwandika Intare Arena isa nk'iri kure cyane ku bijyanye n'imyidagaduro. Dukeneye nta ikintu. nubwo iriya nyubako wenda n'abantu banabimenye, Mm, nubwo Intare Arena iri hariya, mm. ubundi ntabwo yagenewe n'ibitaramo by'abahanzi. Ariko bare duhaye umusaza arayitwemereye. Yego. Ariko ndi gutekereza ko hari inyubako dukeneye, kandi igihugu kiratureberera banatwumva, nibaza ko tutaba turi hano twenyine badahari. Hari inyubako dukeneye byibura ishobora kwakira abantu 5,000 ku muhanzi uri kuri urwo rwego. Hanyuma Mm. tukaba dufite na Camp Kigali, nabonye muri kwijujuta mwese ngo hajemo ikibazo wenda cy'isuku n'iki. Abantu babishinzwe rwose babyumve, turi mu mujyi ufite isuku, turi mu mujyi wa Kigali. Ntabwo twifuza ko hazagira umuntu uza mu Rwanda ngo ataha avuga ngo ngo dufite umwanda iyo bije ku bijyanye n'ubwiherero n'iki. Icyo Sha, ngicyo nanjye singishyigikiye. uzi kuba wagiye mu gitaramo wabonye Mm. ibyo kunywa n'ibyo kurya U- shahu, wishyuye amafaranga ubuze aho bisohorera. ukabura aho ubisohorera. Ubona imyubako y'imyidagaduro hano iwacu, kuko Mm, ubona n'ikintu kijyanye no gupanga mm, amastage ni mm, ikintu kigoye, n'uburyo mwubaka stage ku buryo urabona nk'iyo mugiye, uretse umuntu witwa Israel Mbonye niwe mm, wagerageje kuba yakora stage, nabwo nuko yari one man show, mm. ku buryo buri muntu uwo ari we wese mubona ari iyihe noneho nyubako yakubakwa, nabwo yakubakwa gute kugira ngo umuhanzi abashe kwisanzura n'abaturage. Ibyo rero nibyo nahereye kare mbwira na Clement, hari ibibazo bireba leta, hari n'ibibazo bitareba leta. Ariko uri umuhanzi. Njye ndi umuhanzi nyine, hari ibibazo bireba Yego. abahanzi, hari n'ibibazo bireba leta. Ntabwo wambwira ngo leta iraguha inzu ngo irakubakire stage ni amafaranga yawe, ni ubushobozi ufite, urinde waririmbira ahangana iki ukahubaka ibingana iki. Mbega ni business yawe iyo ngiyo. Icyo dukeneye nicyo gikorwa remezo, naho ubundi iyo bije kuri stage wenda ikaba yubatse nabi, icyo gihe haba harimo ikibazo cy'umuhanzi Mm. ndetse n'abamufashije kuorganiza igitaramo. Yego. Mm. Uyu munsi hari ikindi kibazo kijyanye n'abahanzi wenda bakanyujijeho, wenda numvise uvuga ko kuri album hariho umuntu witwa Bulldog, niwe muntu uriho. Kubera iki abahanzi bo muri generation yo mu myaka yashize n'abanzi bo muri generation y'iki gihe turimo, Mm. kubera iki hasamo ikintu kijyanye n'agapingane, ukaba wumva ubona ari iyihe mpamvu? Niko byahoze, nta gihe kibura bubu. Ubu se wowe ejo bundi sinahoze nkumva uri kuvuga ngo abanyamakuru bakuraburije. Ni ibisanzwe, ni ukuvuga ngo amageneration ahorana amakonfli. Niko twaje tubisanga, biba Mm. bigoye cyane kubona umuntu uri ku rwego nk'urwanjye cyangwa nk'urwa Bulldog. Ndaza kubwira impamvu nitanzemo urugero, sinkunda kwivuga cyane, ariko kuri iyi nshuro ndabikoze kandi ndanamaze, urumva. Abahanzi nka Mm. Bulldog ni umuhanzi usanga yarajyanye na generation zose, Mm. akagerageza gukorana n'abantu ba kera, agakorana na bubu, kandi koko bikamukorera. Ibyo bintu narabikoze Yego. rwose, ibyo bintu Yego. narabikoze. Nagerageje gukorana n'abahanzi bashyashya, ngakorana n'abahanzi ba kera, kandi koko bifasha n'umuntu kuguma hamwe. Ariko siko twese tumeze. Ako Mhm. kantu ka nanjye mfite abahanzi babanje mba mbona nyine tutari guhuza neza, nawe ufite abanyamakuru babanje ubona mutari guhuza neza, yewe Mm. n'abasaza iyo bumvisha imiziki yacu baravuga ngo hacuranze impara, natwe wenda twakumva umuziki wa kera tukavuga tuti se ibi ni ibiki baririmbaga. Generation ntizihuza, ni ibisanzwe. Icyo Mm. cyo si ikintu mbona cyoroshye ko cyahita gikemuka aka kanya. Mm. Mm.
ibyo uvuze ni ukuri. Reka noneho njyewe n'ubundi abantu bavuze ngo amatiku, nanjye n'ubundi sinshobora kugenda ntakubajije itiku. ntamo Ubundi byose ni hahandi, ni yare. Ariko n'ubundi hano haba harimo nk'abantu bavuga ngo umuntu witwa Bruce Melody wari umuntu wakoranaga ibiganiro na Murungi Sabe. Ariko uyu munsi uwitwa Melody yagiye gukora ibiganiro ni umuntu witwa Irene Murindahabi, ukajya kuri The Choice. Yewe no kugiye wenda ntago kijyaho, no kugiye bakwandikaho rimwe na rimwe bitewe nyine na ya gahunda ya imikinege. Ubwo sinzi uzanye itiku riseriye kabisa. Itiku riseriye wenda hari umuntu ugukunda agakunda na Sabe. None hari n'umuntu utari bubashe kujya kwa Irene ariko akajya ku gihe.com. Sibyo? None nshaka kubaza kubera iki utakigaragara ku Isimbi TV ngo ukorane ibiganiro na Murungi Sabe, byagenze gute? Kuko kuva mu mwaka wa 2022 ndumva aho ngaho ariho hantu watangiye kujya ugenda gake, ariko uyu munsi ukagenda ukorana na Irene. Byagenze gute kubera icyo utagikorana na Sabe? Uvugisha ukuri pe, wenda nuri hano i Kigali naho muri Amerika nawe wagutera amabuye. Ariko ninjya kugusubiza iki gisubizo nagiye ngisubiza kenshi, ngiye kugusubiza noneho nk'umuhanzi, kubera ko aya matiku amaze igihe nk'umuhanzi. Ariko yego humura, uri gushyuga umwanya ugiye gusubiza igisubizo kitari cyo. Ngiye gusubiza igisubizo cya nyacyo. Wari wantumira ku gitangazamakuru ukorera? Oya ngenza ngeze ko nizana ngewe ngucunguje babyanze nkagusanga ku kibuga cy'indege. Sabe rero ntago ajya ntumira. Kandi urumva ntago nakihuruza ngo njye mu rugo rw'umuntu atanga. Oya Melody tuvugisha ukuri. Kuko umuntu uri hano, umuturage uri hano ntago yavuga ngo Sabe yanze kugutumira. Sibyo? Sabe okay, noneho Chita naga kigutumira. We Chita noneho wari na hano. Ubwo nawe araza kudusubiza. Chita mubaze niba yantumiye. Yarantumiye nkanga kujyayo. Ntago yantumiye ngo nange kumureba. Kandi niyo ntajyayo namuha impamvu itumye ntajyayo. Ariko iyo umuntu atagutumiye ntago wifata nyine ngo tujya mu bintu bye. Aha. Ku gihe rero Emi wo ku gihe n'umwe mu bantu bakiriye umuntu witwa Coach Gael neza cyane, akiza mu Rwanda, akiza gukorera umuziki hano iwacu Kigali. Ariko nawe ubugiye muri iyo gahunda ya 155 AM rebo. Umuntu witwa Emi twumva akajwi karasohotse ngo ujye mageragera ariko biranga. Emi, ikibazo cyawe na Emi uyu munsi kigeze gikiye mu kamero? Urumva nta kibazo ngiye mpamya ko mfitanye n'uwo munyamakuru, ahubwo nibaza ko wenda yaba ari ugifite, kubera ko nta munsi n'umwe nigeze ngongana nawe ahantu hariho hose, uretse gusa kumva nyine ko yaramfiteho gahunda mbi. Icyo gihe rero nahise nyine nk'umuntu wese ufite ubwenge, nahise mpina akarenge nta bindi. Dore Chita ari hano, wambabaye se na Chita yanditse ngo ikibazo ubu ni ingombwa Melody ntabwo yiyemera, afite amahitamo ya business. Urumva ko itiku wari urizage rwose rikaba rifasha ubusa rikubise igihoye. Oya na Chita regana wari umahuha. Na Chita rumahuha. Ndeza amaherezo akazaba yahe. Na Chita rumahuha arahuha. Amaherezo akazaba yahe. Gusa icyo nakumenyesha umva nkubwire. Ari wowe, ari Chita n'abandi mwese, uretse abantu bake wenda nka ba Sabe na ba Philipita baba baraje imbere, bakaba ni bake cyane abantu bantanze muri ibi bintu bakaba bagihari. Nta muntu muri entertainment mutageraho muhurira. Entertainment imeze nk'umukandara, birazenguruka bikagaruka ku bantu bamwe. So niyo none aha ntaba ndi gukorana ikiganiro na Chita cyangwa na Sabe, ejo tuzagikorana rwose, kubera ko at the end of the day turakeneranye, ducreate content, tugira abatubaza, tukagira abo tubwira, nibo tudelivaringira, igihe kiragera n'ubundi tukongera tugahuza. Rero bibaho no muri business zisanzwe, nta gitangaza kirimo. Kerema nuko yakubajije iki kibazo agahita yiruka, ariko ko nakikubajije nibyo ni wenda ni mu buryo bwe. Hari indirimbo yanditswe na Kenny Soul
iri bukorwe na Element, uyiri inyuma ari umugabo ari boss wanjye wa Isibo FM 98.7 na Isibo TV. Iyo ndirimbo ejo bundi ubwo uyu muntu ngo Godfather uyu uri hano nyine Shondorokota, nimba ari Shondorokota, yatumiye umuntu witwa Ben aza kuri Space avuga ikibazo hano kiri kuntu bimeze. Ese ikibazo nuko cyangwa wowe ni impamvu nyine akabazo tujya tubona nuko iriya ndirimbo mwakoze ku itasohotse niho ikibazo cyavuye cyangwa n'ubusanzwe mwari mufitanye ikibazo cye n'ubundi cya game cyuko wabise ko ari abanebwe? abo se ubwo ikibazo ni iki? Ikibazo nuko nakoze abandi bakananirwa gukora. Nge ntabwo nibaza ko hari ikibazo gikwiye kunzaho kugeza amagihe, ntago nibona muri ibi bintu. Ariko Niba ndirimbo mwari harakoze recording urabizi iranarangira. ntago nta ndirimbo nigeze ndikodinga irimo uyu muntu. Umuntu uyifite azayisohore, ndabimwemereye. Igihe cyose nagiye gukorana na The Ben ntago yigeze abasha kurikodinga, kandi rwose niba narakoze ibyo nasabwaga we ntabashe gukora ibye. Ntago nibazaho iki kintu, reka nkubwire, ngiye ngishyizeho umucyo ndanakirangije. Nyuma y'iyi live umuntu uzajya kimbaza nzajya nigira nk'utamwumvisha. Buretse noneho yego we na Ben ikibazo noneho kugira ngo ukirangize rwose nanjye nigira kata we na The Ben ikibazo kibahe giturukahe ku buryo uyu munsi twumva Ben araza kuri Space Twitter agasobanura impamvu, akaza hano hirya agasobanura impamvu, nawe yarabivuze, bamwe bakavuga ati wenda ni n'abantu bamuri inyuma. Nono ikibazo cya Bruce Melody na The Ben gituruka kuki kivaye? Ni kuri PlayStation cyangwa n'indirimbo bagiye kuri codinga ntiyazi? Nta kibazo na kimwe kiri muri ibi bintu. Ni ukuvuga ngo abantu babihindura ikibazo nabashaka kumvikanisha yuko ndimo kugerageza ngo gusuzugura cyangwa se kuririra kuri The Ben, ariko ntacyo mwuriraho, nta nicyo mushaka, kuko kariyeri yanjye stable. Ibyo nkora ndabizi neza kandi nkora akazi kanjye ko ngasabwa. Nawe ibyo akora arabizi. Ni umuntu w'umugabo, ni umuntu ufite amahitamo ye. Ndumva ari uko hano hari umuntu wanditse ngo tubwire ukuri kabisa. Yego, kuko hari umuntu ugukunda akanakunda na Ben, kandi mwese akaba yumva ko mwashyira hamwe. Yego, none ubwo se simbisubizira. Ni umuntu uzi ibyo akora, nanjye nzi ibyo nkora. Ibisigaye reka turebe ahubwo ubwo uko imbere bizajya bigenda. ejo ubundi umuntu witwa Niza baragiye abarikaraguye ku rubyiniro. Abantu bati abahanzi ba kera, abahanzi b'uyu munsi mwabateye depression kubera ko mutajya mubafasha, cyangwa se ngo munamenye uko wenda nubwo wenda namwe batabafashije, sinzi nimba barafashe cyangwa batarabafashije, atariko abahanzi b'imyaka kubera ko mwakoze n'umuziki wenda harimo n'amafaranga. Uyu munsi nimba Bruce Melody ubu ngubu ugeze ku gaciro k'ibihumbi $30 kugira ngo ujye mu gitaramo cy'umuntu, aba bahanzi bakumva yuko bidakwiye. Kubera iki aba bahanzi bavuga yuko aba bahanzi b'uyu munsi mu mwabateye depression cyangwa mutabafasha, muniyemera munabiyemeraho? Ntago ariko mbyumva ko buri muntu wese agira igihe cyo gukora, akagira n'igihe cyo gufata pause cyangwa n'ikiruhuko. Kandi nta na rimwe umuhanzi mukuru yigeze agana umuhanzi muto ngo umuhanzi muto amukatire, kuko inshuro nyinshi usanga n'igihe twakuraga twabaga tubakeneye, ahubwo wabugize n'amahirwe akwegereye. Naho ibyo kwigaragura ni impanuka nka kumwe bakubise papi. Nzajya mbaha ingero zijyanye n'akazi mukora. Oya, iyo uvuga nk'ukuntu bakubise urushye Exidira byari kumvikana, nabyo byari impanuka. Ibyo byo ni amatiku. Ahubwo papi yagiye gukora inkuru ahantu, mbona baratikuye induru ziravuza arirukanze. Ni ukuvuga ngo ari impanuka akoreye hehe mu kazi. Nizo nawe yarakandagiye, mbona ntibigenze neza, yitura hasi. Oya, ngo hari impanuka ngo hari ukuntu yabwiraga ngo DJ Bisoso ngo ariko ngo uyu mutipe wanangaje ngo gukora ngo indirimbo yonyine wenyine, ngo kandi ngo twararirimbanye nyinshi. Ibintu Bisoso atavuze akaba ari ubivuze mu ijwi rya Nizo, ni amatiku. Reka twigendere. Uyu munsi wenda tuzatangira icyunamo udahari, sinzi nimba uzaba waraje. Ni icyunamo tuzatangira ku itariki 7 by'umwihariko n'imyaka 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Melody, uruhare rw'umuhanzi mu kubaka igihugu?
ukurikije mu myaka 3 kuri wowe icyambere umuhanzi ni mwabikora muntu gute? ki? Yego. Umuhanzi ni muntu ki? Umuhanzi ni umuntu ushinzwe gutanga ibyishimo muri rubanda. Umuhanzi ni umuntu ukwiye kubabarana n'abababaye igihe koko bababaye. Niyo mpamvu tugira indirimbo z'ibyishimo tukagira n'indirimbo z'agahinda. Ariko noneho umuhanzi ni umuntu ugomba kubaka abababaye mu gihe koko bababaye. Rero uruhare rw'umuhanzi ni ugukoresha impano ye mu kwegera abababaye, mu kwegera ababuze ababo, no mu kwegera abatabasha kwiyakira muri icyo gihe cyo kwibuka. Ikindi, u Rwanda ni igihugu cyacu, tugishyigikire, amahoro masa. Ariko nanone kuki bakunda kugushinja yuko iyo buri gihe tugiye kwibuka uhita ngo ugire ingendo za hato na hato? Niko biri cyangwa biza n'ubundi bisanga ari uko wari ufite ingendo cyangwa warabiteguye? Ni kwa kundi wenda umuntu aba ari kuri spotlight ku buryo ibyo aba arimo biba bigaragara, ariko ntago ntekereza ko igihe cyose haje igihe cyo kwibuka ngenda, kubera ko ibyo na participatinzemo ni byinshi cyane kuruta ibyo byose muvuga. Gusa ntago iminsi yose ukwezi kwa kane kunsanga mu gihugu, bitewe wenda n'akandi kazi. Yego. Melody, wenda nanjye sindakora ubukwe, ujya uteganya gukora ubukwe na mama yake se? Njya mbiteganya, ariko nkumva byamenyeshwa umuryango cyane kurusha nyine wowe abafana. cyangwa nabo ufite ubwoba? N'abafana kabisa. Ninde wababwiye ko ntabwo nakoze? Nese ko oya twabonye umuntu twabonye ubarizwa muri iriya rebo ni Kenisoro. Yego reba, ariko Melody yakoze igikwe ngo ntitubimenye ngo yakoze igikwe. Sinzi umukinnyi wigeze gukora ubukwe baramumufatana, yari yabukoze mu ibanga ngo rikomeye. Gusa ndabitekereza, kandi njye nubaha umuryango wanjye. Hari ibintu bimwe na bimwe rero by'umuryango ntajya mvugaho cyane ngo mbitindemo. Ubwo icyo gihe cyo kubereka ibirori ngomba kubereka nikigera nzababwira. Oya, hari n'undi munyamakuru w'umushuti wacu wagiye gukora ubukwe akodesha papa we na mama we, bajya mu ntara y'Amajyepfo, barasaba ibintu byose barabikora, birarangira agiye kubona abona ifoto yamutanze kuri Twitter, arangije ahita abwira umugore ngo reka tubivemo, sinabwiye mama na papa yuko twakoze ubukwe. Njye ntabo natira, nabo ngira, ubwo nyine ibyo ngibyo ni ibindi, ibyo ntabyo najyamo. Isibo FM yarafunguye, ni radio wumva gute? Ni radio utekereza gute? Nyibona online, ntago ndayumva bisanzwe, ningera ikintu nibwo nzatanga iyo comment. Oya, no kuri YouTube iriho ubu mu kanya bafata ku mavuta na DC Clement baraba bariho mu kiganiro bita Isibo Radari. Niho gica uziyongoza uyumve. Ariko se kugira igitekerezo cya Jado cyo gufungura radio nanone mu myidagaduro, kuri we wumva ari igitekerezo cyiza nk'umuntu wabaye boss wa Isibo? Rero igihe naviriye mu itangazamakuru ngiye gusa business iri kugenda neza, bigaragazwa nuko yiyubaka ikava ku rwego rumwe ikajya ku rundi, amashami agafunguka, ibintu byose bikaba. Rero ni byiza cyane ku Isibo kuba yafungura radio, kubera ko kuba ufite televiziyo ufite na radio biraza gutwara business mu buryo buryoshye kurusha uko hari televiziyo gusa. Oya, twe dukora imyidagaduro gusa. Ikiganiro cya DJ Brian mba ndi kumwe na Jihad, ubwo nuko nyine babisokoje uko byo ko nabonye bavuga ngo namenye ibyabaye kuri Jihad, ni ibiki byamubayeho? Nta kintu cyamubayeho, nyine ni bya bindi nawe byigize kukubaho, hari abantu bifuza kufungwa, nta bindi, ni ibintu biba biraho. Mukora imyidagaduro mwuka byaramwe, ntimukarengere gufungishanya n'icyaha Imana itajya ibabarira, muri gereza ni habi. Oya, ni habi rega, twese rega, ntawa we wagiyeyo koko. Melody, urakoze cyane. Ngo hano ngo hari umwana ngo yitwa ngo De Cyiza, nimba ari De Cyiza. Dore Inyarwanda banze ivuye kuri RIB we. Kevin yabataye. Inyarwanda uyibonye se mu modoka ya RIB? Bavuyeyo, nababonye, ahubwo reka nziyo nkuru nye. Okay, urakoze cyane. Urakoze mwana, urakoze. Je ntago nkiri kubona comment zanyu kabisa. Ubu rero
ubwo ntakiri kuzibona ngiye kubasezerana icomokere nizere ko tugiranye ibihe byiza kereka niba hari umuntu mubona ntakiriye nagombaga kwakira ubwo ntari kubona comment zanyu nta kundi ndi bubigenze nta kundi ndibona nabigira. Hano hari ibibazo abantu banditse bike bike reka mbinyuremo akantu ushaka kukubaza hari ibibazo nyine biba bidatwika umuntu atasoma. Tubwira aba superstars bazaba bari kuri album yawe nagiye mvugamo bake bake ndi umunyamakuru ariko reka nkubaze uzaza gukora concert ryari muri Uganda Food de Tour yaragafashe muri Uganda ntababeshye ntago mbizi neza ariko ni ibintu bishoboka kuko ni hafi yo mu rugo rwose. Rama from Nigeria Rema from Nigeria byaba ari sawa. Undi muzigo byinshi Derulo ndakwinginze uzaga ego mana yagasana murashaka ko nkora indirimbo Jason Derulo on the last minute Ishkevin cyangwa Bruce the First. Nafata Ishkevin no muraperi wa Danger. Fata ku mavuta Melody mubazi byafata ku mavuta nta bintu muzi byafata ku mavuta muri West Caribbean tuga nawe kolabo kuri Sky 2 Sinshona